Muraho neza. Ese nawe umaze iminsi ushaka uburyo ushobora kureba filimi zisobanuye ku buntu nta kiguzi bigusabye, rimwe na rimwe ukagerageza uburyo bwo kuzireba online nko ku rubuga rwa YouTube ugasanga filimi ziriho yego zirasobanuye, ariko ikibazo nuko uzireba rimwe na rimwe ntizirangire, cyangwa ikindi amashusho yazo ntaba agaragara neza ndetse n'ube wabona umuntu wakinnye iyo filimi muri rusange. Rero muri ino video ngiye kukwereka uburyo ushobora kureba filime nziza kandi zisobanuye, yaba seri cyangwa se season cyangwa se filimi zirangira ndetse zasobanuwe n'abasobanuzi bose bo mu Rwanda ukunda, ndetse zarizo zose, yaba action movie, yaba drama, yaba filime za cartoon, zose zisobanuye ku buntu. Rero nkurikira mwereka uburyo ushobora gukoresha ukareba izi filime ku buntu, kandi ukabasha gukora download ukabika izo filime kuri telefone yawe bitakugoye, cyangwa se ku kindi gikoresho cy'ikoranabuhanga ukoresha harimo nka laptop cyangwa se smart TV. Hanyuma rero nkurikira mwereka uburyo ugiye kubikora step by step ku gikoresho cyawe icyo ari cyo cyose cy'ikoranabuhanga. Reka dutangire. Ubu buryo ngiye kukwereka bwo kureba agasobanuye ku buntu burizewe neza 100%, ndetse nta n'amafaranga bigusaba nko kurebera ku yandi ma website bakaguca amafaranga cyangwa kwishyura abonema. Icyo usabwa gusa no kuba wifite internet yawe, ubundi ukareba filimi ahantu hariho hose waba uherereye ku gikoresho cyawe cyo cyose cy'ikoranabuhanga waba ufite, yaba telefone, yaba computer ndetse na smart TV. Hanyuma fata igikoresho cyawe icyo ari cyo cyose, ariko twebwe tugiye gukoresha phone. Hanyuma uze kuri browser yawe ukoresha iyo ari yose, yaba Chrome cyangwa se Opera, wandikemo ijambo monaflix.com. ku bari bubishobore bari bujye muri comment basangemo link y'iyo website, bayikandeho ibageze kuri Chrome. Hano ngano mara gusacinga bahita bakugeza ahantu hameze gutya. Ikintu cya mbere urakora, nugera kuri no website ushobora kubukunda filimi z'umusobanuzi runaka, ukavuga ati ngiye nkunda za Rock cyangwa se za Giti cyangwa se wundi, urahita ukanda uturongo dutatu turiya ureba hejuru mu nguni. Hanyuma barita kugeza ku rutonde rw'ibintu bimeze gutya. Nimba ushaka kureba filimi z'uwo musobanuzi zimwe ntoya zita zirangira, hanyuma cyangwa se nimba ushaka kureba season cyangwa se amaseri, naho urakanda aho ushaka. Ariko twebwe kaduhere kuri filimi. Kuri filimi urahita ukanda handitse filimi, bahita bakuzanira urutonde rw'abasobanuzi basobanuye izo filimi ziri kuri iyo website. Hanyuma twebwe kadukoresha Rock, hanyuma uhita ukandaho tegereze birodingeho gatoya, hanyuma bahita bakugeza ku rutonde rwa filimi aheruka gusohora. Mwibutse ino website ni nziza kandi irizewe, kuko buri munsi bakora upload za filimi nshya kandi zisobanuwe n'abasobanuzi mukunda. Rero izi nizo filimi izi tureba, urazamura ugascrolling uzamura ukareba filimi zigezweho yasobanuye, zimutapfa gusanga ahandi hose usibye kuri no website. Hanyuma iyo ugeze kuyikunda uyikandaho ugategereza hagati karodinga, hanyuma ukahita utangira kuyiplaying. Hanyuma kaduplaying murebe kuko ibi bintu bikora. Murabona kuko filimi iri kwikina neza, ushobora kuyireba irasobanuye. Hanyuma iyo ushaka no gukora download tukanda aho hasi handitse download video ukayibika kuri telefone yawe. Hanyuma kababwira ikintu kimwe ku bantu bose bafite telefone zifite storage nini ihagije, ushobora gukora download, kuko iyo ukoze download bita byisavinga kuri file ya telefone yawe. Ariko nimba udafite storage ihagije, nakugira inama yo kurebera izi filimi kuri website, kuko filimi igiye kuri file ya telefone birushaho gutuma telefone yawe yuzuye. Kandi nanone ku bantu bagira internet ihagije cyangwa se mega nyinshi nibo bemerewe gukora download, kuko usanga kudownloadinga filimi imwe nibura ari gig imwe kuzamura, cyangwa se muri mega 500 gutyo kuzamura. Rero ku bantu bagira MB nkeya cyangwa se mega nkeya, ushobora gukoresha uburyo bwo kurebera online, kuko ukoresha internet nkeya kuruta uko wayidownloadinga bikagusaba internet udafite.
hanyuma ku bantu bakoresha wifi ho biroroshye, uradownloadinga ukanareba icyarimwe byose nta kibazo. Hanyuma kuri filimi izo arizo zose, hanyuma ubwo twaye turi kureba kuri filimi, reka tujye ku maseri. Ku maseri rero iyo ushaka kureba series usubira kuri twa turongo dutatu, hanyuma ukahita ukanda kuri series, ugahitamo umusobanuzi ushaka wasobanuye filimi ukunda. Rero ukareba filimi, hari filimi ziba ziriho yaba iza kera yaba izigezweho, zose ziba ziriho abasobanuzi abari bo bose baba barasobanuye. Hanyuma n'ubundi nk'ibisanzwe urapureyinga filimi ushaka, hanyuma nushaka gukora download ukanda aho ngaho ha download. Hanyuma ushaka kureba wenda nko kuri telefone ushaka kureba bitambitse, ukanda kuri utwo tuntu turi ku ruhande, hanyuma telefone ikahita yitambika ukareba video neza nta kibazo. Hanyuma ku bantu bareba season, iyo uri kureba episode imwe urazamura nka gutya ukagera munsi ukareba urundi rutonde rwa episode zikurikira kugira ngo uzirebe ku murongo nta kibazo na kimwe. Ubundi buryo bwo gushaka filimi kuri no website ushobora gukoresha kari akantu ka search, ugasacinga izina rya filimi ushaka, uzi nyine umusobanuzi yakoze, hanyuma ukayirebera kuri website nta kibazo na kimwe. Izi filimi ziba ziriho neza ku buryo usangaho filimi yose kuva itangiye kugeza irangiye nta kindi kibazo uhuye nacyo. Hanyuma rero nizere ko ubu buryo bugufashije bwo kuzaza ureba filime ku buntu usibye ukoresheje internet yawe gusa. Nimba ino video igufashije, sharinga n'inshuti zawe nazo zibimenye, hanyuma ntiwibagirwe gukanda subscribe, like, share cyangwa se ukore na comment, twandikire nimba ino video igufashije ubyandike muri comment, nta kibazo ndabireba. Ndetse nimba nashaka na video nshyashya twaza gukoreraho ubyandike muri comment, nzaze ngukorereho video ikurikira. Mboneraho no kubwira abantu bagize ikibazo kuri ya video twabakoreye yuko wakora amafoto ya studio, yuko ikibazo bari bafite cyo gukopiya prompt bazivana muri comment ubu cyakemutse. Niba ushaka prompt nyandikira kuri izo nimero ureba kuri screen yawe za WhatsApp, hanyuma uhe prompt unyandikire ngo imaza prompt, ndahita nziguha umbwire uri we nimba uri umuhungu cyangwa uri umukobwa nziguhe. Hanyuma ngiye mwari muri kumwe nyita Optic, duhure muri zindi video zikurikira. Hasta luego.